icyo umusore yabonye nyuma yo kubeshya akabeshya abakobwa bombi ariko muri abo bose nta n'umuntu yigeze abona. Hariho umukobwa yakundanaga n'umusore amukunda cyane, umukobwa yareba umusore akavuga cyakoza uyu nguyu niwe mugabo wanjye w'ejo hazaza. Bakundana cyane ariko muri uko gukundana umukobwa n'umusore ntago bari baturanye, ntago bari begeranye, nyine bahora bavugana kuri telefone, wabonye umwanya kuri WhatsApp, kuri Instagram, aho hose nyine bakavugana. Umunsi umwe nyine umukobwa kwakunda abakobwa nyine babaganira atera story undi mugenzi we aramubwira urabizi inshuti yanjye afite umutipe dusigaye dukundana muri iyi minsi kandi uyu muhungu turakundana pe mbona atameze nk'ababandi bose nakundanaga nabo, uyu mbona afite icyerekezo ari serious, afite akazi keza, mbona ntacyo atwaye. Ati really? Wa undi mukobwa nyine niko yahise amubaza aramubwira ngo cyane ngo none se waretse nkareba niba ufite agafoto ke. Yari afite agafoto ke kuri profile kamwe, arangije arakamwereka, akikamwereka ati uyu niwe sheri wanjye. Ngo wow ndabona asa neza. Wa mukobwa ati cyane asa neza ntacyo atwaye. Aramubwira ariko inshuti yanjye ngo nubwo ndi kureba iyi foto ndabona hari ahantu nyizi. Umukobwa ati uyizihe mwarahuye cyangwa se hari ahantu muzi? Ati uyu mutipe nshobora kuba muzi, nshobora kuba muzi kuri Instagram, ngo ashobora kuba yaranyandikiyeho ariko sinabyitaho nyine bya bindi umuntu agusuhuza. Umukobwa atangira kugira ubwoba ngo ese hari ibintu birenze mwavuganye usibye kugusuhuza? Ngo ya nyine byari aho ngaho ntago twigeze dutinda muri conversation twagiranye icyo gihe, ngo ariko ndaza guchecking on my Instagram then ndakubwira. Umukobwa ati nta kibazo, ariko nyine urumva nago babigize big deal ko umukobwa yumvaga ko ari ibyo bisanzwe. Umukobwa nyine arataha nk'ibisanzwe akajya avugana na wa mukunzi we bakamuhamagara. Bari bafite big dreams ku buryo umukobwa yari atangiye kuvuga ngo uyu muntu iteka n'iteka cyangwa isaha n'isaha nshobora kumutwara mu miryango, nshobora kumubwira inshuti zanjye. Urumva iyo umuntu ageze ku rwego rwo kuvuga ngo ndamubwira inshuti yanjye, ndabibwira mukuru wanjye, abatangiye kugira confidence n'umuntu bari kumwe. Ati rero ngomba kugira iki, ngomba gufata uyu musore nkamwerekana mu miryango ku inshuti zanjye, wenda nkareba ko ashobora kumviramo umugabo ejo n'ejo bonito. Ubwo rero umusore hashize igihe yahise amubwira rero hani ndashaka gutaha, ndashaka kuva mu kazi, so may you come and pay me a visit. Umukobwa aravuga ati rero ndagukumbuye pe, I really miss you but nago byakunda konza aho ngaho, nanjye mfite akazi hani biraza kungora cyane, so wihangane nugera mu rugo wenda uze kumamagara umbaza ukuntu bimeze. Nsabye boss uruhushya akabyemera, it's okay I can come. Aranje aramubwira ngo ariko shiri nguzi ukuntu ngukumbuye. Ati nanjye ndagukumbuye ariko nyine ihangane kuko ubu ngubu nago byakunda ko nahita mpanga gahunda yo guhitanza aho ngaho mu rugo. Ati nta kibazo. Umusore nyine yaratashye. Gutaha nyine nibwo yagiye kuri Instagram, wa musore abona nyine ya foto ya wa mukobwa w'inshuti ya sheri we, atangira kumwandikira bite, ahita amwandikira ngo hey you look good. Conversation none iriyongera. Wibuke ko wa mukobwa already yari yabwiye ya nshuti ye ko uyu boyfriend we nyine bajya bavugana kuri Instagram. Ubundi umukobwa aravuga ko reka testing uyu musore ukundana n'inshuti yanjye yaba amukunda byanyabyo. Nawe aramusubiza mbere nyine nago yabyitagaho, ariko noneho yabikoze abishaka, arabareka musubize the way abishaka. Noneho tureba aramusubiza bite ni tipa ati nukuri wambaye neza, urasa neza, ariko tunabonanye byaba ari byiza. Umukobwa atangira kugira mikikango ati yigo sengwi murabasha mfite akazi byangora ngo nyine panga tuzahure, ngo ariko naranagukonze. Ngo warankunze hongwe gukomana yanjye gubse na boyfriend na girlfriend ugira. Tipa ati oya pe I'm single. Really? Yeah I'm single. Umukobwa bitangira kumurenga. Umukobwa arongera ati are you single? Tipa ati I'm single. Ngo urabona ndi kukubeshya ngo I'm single. Ati okay nta kibazo. Wa mutipe nyine urobyumva ko yari yahamagaye sheri we akamubura agiye gutavuye mu kazi, ahita afata umwanzuro wo guhamagara nde wo guhamagara yo kuvugisha wa wundi wo kuri Instagram. Ati rero urabona mfite konji, so waza nyine ukandeba nta kibazo nyine tukaganira, dore tunahorana tuvugana kuri Instagram ariko sindakubona. Umukobwa ati okay nta kibazo reka ndebe niba nabona umwanya nkubonye nahita mubwira. Umukobwa tipe nyine atangira gupanga ukuntu yagira iki yahura na wa mukobwa yaza kumusura. Wibuke ko yabanje guhamagara sheri we akamubwira ngo ngiye nago ndi buboneke kubera impamvu z'akazi, ariko abwiye wondo kuri Instagram ahita yemera ati nzaza tujyane. Okay umutipe urubyumva nyine ahita yitegura, atangira kwitegura nyine umushyitsi wo kuri Instagram. Noneho wa mukobwa wo kuri Instagram ahita hamagara inshuti ye aramubwira uzi n'ikindi, ese ko inshuti yawe sheri wawe ari kumbwira ngo arashaka ko musura mbigenze, uyu muntu ni yaba ari kukubeshya? Ati
are you sure ibintu uri kumbwira? Yahise afata screenshot y'ibintu byose baganiriye ikiganiro cyose ati nawe irebere. Umukobwa byaramurenze aravuga what, uyu ndi kuvuga ngo nzatwara mu muryango ni uri murankorera ibi? No. He is joking. Ati niwe kuko twavuganye, yasabye n'ifoto deja nayimuhaye, nawe yamaye, urabona atari we se? Ati niwe rwose. Ngo ariko ati umva uyu musore buryo mukunda n'ibintu ari kunkorera nago bishoboka. Aranje aramubwira uzi n'ikindi nshuti yanjye, mwemerere kuzamusura and then ndaza kureba uyu muntu ese kuko arankunda. Yaramwemereye, amuhereza uburenganzira bwo kuvuga ngo mwemerere and then tuza kwereka uburyo tugiye gukina game. Urumva umukobwa wo kuri Instagram yaramaze gukonfirma ko nyine azasura wa mutipe ready wa girlfriend we yari yamubwiye ko atari buze kuboneka. Bahana isa 9:00. Isaa 7 zigeze umukobwa nibwo yahise ahamagara sheri we wa wundi ati sheri ko mbonye ndabonetse, it was a surprise, nari nakubeshye ko ntari buboneke ariko ndumva wamaye uruhushya ndaza kukugeraho 9:00. Wibuke ko yavuze amasaha ahuye na yayandi ya wa mukobwa we w'inshuti ye kuri Instagram. Ati 9:00 ndaza kuba nakugezeho rwose, it was a surprise, nagira ngo ndebe ukuntu mera, ndebe ukuntu uri buze kuvuga, so nabonetse. Tipa ahita yibuka ko undi mukobwa bafitanye isaha ya 9:00 kuza guhura. Ati ese none se sheri waretse kubu ngubu njya guhura na sister, mfitanye gahunda na sister 9:00 waretse ukaza kuza nyuma kuko nuzasuri burare? Umukobwa ati ndarara nta kibazo. Ati wowe niyo waza nyuma ariko utegereza ari gikubwira ko uza nyuma yo kuva kwa sister, kuko ngewe ndi kwa sister, nge 9:00 najya kwa sister, afitaga small party kandi ndaza kuba nakitabiriye nyine, so nge ndaza kuvayo, nimvayo direct ndahita nkubwira nawuze kugira ngo utaza kumbura mu rugo. Mukobwa ati no hani waretse se nyine nkaza 9:00? Ngo ya uratuma nyine bipfa cyangwa nkwicara gahunda, reka ngende nimvayo ndahita nkubwira. Ati noneho ngewe mbyihorere, ngewe nze arukuvuyeyo isa 9:00. Ati ye nyuma ya 9:00 nibwo turi buze kuvugana. Umukobwa biramurenga ati uzi ko ari byo koko? None arangije umukobwa ahita ahamagara inshuti ye ngo uzi kunambwiye ngo singeyo 9:00 ngo uko afite guhura na sister ye. Aranje ati nta kibazo, reka turebe uyu muntu ese koko arankunda. Akagerira ati uyu muntu ndamukunda, mubwiza ukuri ariko dore ibintu ari marankorera. Chat yirinze kuzisiba, screenshot yagiraga na wa mukobwa wo kuri Instagram zose barazihanaga, ubundi akavarika mbiki ibi bintu basi bizamubera fact. Arangije umukobwa nyine niko yamwihoriye ararira, biramurenga ati ese umuntu nkunda gutya ni uri murankorera ibi bintu? Ati nago bishoboka. Umukobwa arangije arabyihorera nyine ategereza ya masaha kugira ngo sheri we ave kwa sister, ubwo murumva nyine aho yari yagiye and then abone kuza. Umukobwa amarira yaratembye ararira, telefone nyine niyirirwa hamagara wa musore ngo amubwire ngo amasaha yageze. Na wa mukobwa yahise yica plot yo kujya kwa wa mutipe. Ati rero 9:00 wihangane nahise ngira ikibazo mama wanjye kwa muganga, bitabambwira ko nyenewe kandi ngomba kumukurikirana, ninjye wari ufite nyine ninjye wari uri hafi wo kumwita, so nago nagira iki, nago nakubeshye wihangane ntabwo nyibonetse. Urumva bose bahise babura, umuhungu ahita buri kintu cyo gukora, ariko sheri we nyawe yarabifite byose, arumirwa ararira. Kumba umusista aracyari kumutestinga se kandebe basi niba hari ikintu yatekereje kumva ko basi hari umukino twamukinnye nubwo atabizi. Umuhungu reka dari mu bicu nazi ibyabaye, kumba ziko wenda kuba bose babuze wenda ari izo mpamvu nyazo, ariko nyine bashakaga kureba. Umuhungu arangije ahamagara wa mukobwa nyine yita ngo ni sheri we, aramuhamagara ati sheri ndagukunda, wabuze kuki utaje iki? Ngwe umukobwa nibwo yahise amubwira ese sister mwagiye guhura 9:00 byagenze neza? Ati byagenze neza, hari abashyitsi benshi nahuye n'inshuti zanjye ngo it was good. Ngo okay, ngo wow, ngo cyakora ngo uzi gukina umukino neza. Umuhungu bitangira kumurenga, umukino gute, ushatse kuvuga iki? Ati you are good player kabisa. Umukobwa araseka cyane aramubwira ese ari amasaha y'9:00 iyo twese tuza kuhahurira wari kubigenza gute? Umuhungu byahise bimurenga aravuga ibikiri kuko ntari kumva ibintu uri kumbwira. Ati nago ndi kubyumva, uri kuvugira mu migani. Ngo ngo uzabimenye. Yahise afata screenshot byose aramwoherereza, aramuhereza.
ariko mbere yo kumwohereza yamubajije inshuro eshatu ati sheri urankunda, ati nukuri ndagukunda, ese uzanshaka, nukuri I will marry you, ese urankunda, ndagukunda, ati okay ngo ujye kuri WhatsApp tuvugane. Yasanze yamwandikiye byose, amafoto yo kuri Instagram chat, umuhungu agwa mu kantu biramurenga, yo abo ikintu avuga ati mbabarira uriya mukobwa twahuriye kuri Instagram niwe wanyikururagaho, niwe wanyandikiraga buri munsi ngo buriya nagira ngo ndebe ukuntu ameze mu testing. Aramubwira umva nshuti yanjye nago ndi umwana mutoya, uriya muntu ni inshuti yanjye anyifuriza ibyiza, niyo ashobora kwemera ko mbana nawe bitiwe nuko uri umwana mubi, nago ibyo byo yabikora, were kumubeshyira, were kumusiga icyasha, kuko uriya ni inshuti yanjye, she can't do that. Uri kumva umuhungu nyine asaba imbabazi biranga, ahita nyina abura bose, abura kuri Instagram, abura na wa wundi yahoraga abwira ko azamutwara akamubera umugore. Ngayo nguko urukundo rw'iki gihe cy'umusore yabonye nyuma yo kubeshya, akabeshya abakobwa bombi, ariko muri abo bose nta n'umuntu yigeze abona. Ndagushimiye wowe wumvise iyi nkuru, nk'ibisanzwe ndi Ntagara Delphine. Ushatse gukurikira ibiganiro byanjye n'ubunini kuri Instagram, YouTube, Facebook, everywhere, ubundi ukagenda ukabibona ni kuri Ntagara official, n'ubundi social media zose. Mbifurije guhaha mukaronka.